Reka nongere nguhereze ikaze n'ubundi ndi kuri wa muyoboro wamenya n'ibipfo, wa muyoboro ukugezaho update zigiye zitandukanye by'umwihariko ubu ngubu twegereje mu bihe by'uburezi aho tuba dushaka kumenya ngo ese amanota azasohoka ryari, ese bazafatira ku manota angahe, ese ni gute bareba amanota, ni gute wareba amanota wifashishije uburyo bushya. Ibyo nibyo tukwereka hano kuri menya n'ibipfo. Nguhaye ikaze nimba uri umunyeshuri, nimba uri umubyeyi urisanga hano kuri menya n'ibipfo. Buri muntu wese rero noneho rero wageze kuri uno muyoboro akaba yarakanze subscribe ni iby'agaciro, Imana izamuhe umugisha. Reka kandi ariko nanone mbwira abatarakanda subscribe, ubanze ureba hasi handitse subscribe uhakande, ugiye kuzajya ubona update mu burezi. Ese waba uri kwibaza ngo amanota azasohoka ryari, uraje ushira amatsiko. Ese waba uri kwibaza ngo bazafatira ku manota angahe, uraje ushira amatsiko. Ese waba uri kwibaza ngo ese kurukarasa noneho bizagenda bite, ibyo byose uzashira amatsiko hano n'ubundi kuri menya n'ibimfo. Ndagira ngo nkubwire ngo kandi murabizi neza ko abanyeshuri biga mu wa gatatu baba barahisemo amashami runaka, ariko abenshi nubwo baba barayahisemo ntabwo baba bazi ibyo ari byo, ntabwo baba bazi ngo bigamo iki, ntabwo baba bazi ikijya mbere muri ayo mashami. Niyo mpamvu mubwira ngo hano kuri menya n'ibipfo tuzabasobanurira n'ubundi amashami uzajya ujya hasi muri comment utubwire ngo ngewe nahisemo iri shami, nshaka ko munsobanurira mukambwira ngo ese twigamo iki. Wowe uzajya utubwira ati munsobanurire iri shami, tuzajya tukubwira amasomo yose bigamo, tukubwire byose bigerekeranye n'iryo shami n'ubundi. Ibyo nibyo uzajya ugenda ukurikira hano kuri menya n'ibipfo. Murabyibuka neza ubushize twafashije abantu 46,000 tubahereza uburyo bushya bwo kureba amanota kandi bayabonera ku gihe. Murabyibuka neza cyane, nimusura uyu muyoboro mukagenda mukamanuka hasi muri video zibanza murahita musangamo iyo video. Murabyibuka neza kandi hari n'abandi 18,000 nyuma twafashije batari basobanukiwe neza. Ubwo bose hamwe nubateranya nawe urumva baraba ari mu 60,000 na bingahe. Bivuze ngo twafashije hafi 1/2 cy'abanyeshuri bose bari barakoze mu mwaka wa gatatu ndetse na primaire. Ndagira ngo rero mbabwire ngo n'uyu mwaka turacyakomeje kubafasha, turacyakomeje kubana namwe. Mwebwe icyo musabwa ni ukutwereka urukundo, twashyiraho video mugakanda like, mukajya hasi muri comment, mugatera comment, mugasharinga n'izi video. Ngira ngo murabizi neza ko uyu muyoboro ari wo wonyine ubasha kukugezaho amakuru yizewe mu burezi, ukakugezaho kandi n'amakuru ajyanye amatangazo by'umwihariko. Nk'ubu ngubu hari hasohotse itangazo rigira riti ngo Remedial abanyeshuri ngo hari itangazo ngo riri abanyeshuri n'ababyeyi ngo mu bintu bijyanye na Remedial program ngo izatangira ngo ku itariki 27 z'uku nguku. Ubwo ngo yagakwiye kuba yaratangiye ngo ikageza kuri 28 z'ukwa munani. Ngo noneho ngo abanyeshuri ngo barasabwa, ngo abana barasabwa kuzajya batanga ngo 30,000. Ibyo bintu REB yabihakaniye kure. Abantu mukunda gukoresha urubuga rwa X muraza kubibona ko REB yahise ivuga ko iryo tangazo ari fake news. Ngira ngo rero ahangaha kuri uno muyoboro nta handi hantu wakora amakuru yizewe. Wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe, ubundi ukanatubwira ngo ese nahisemo iri shami, nshaka ko murinsobanurira. Twebwe niko kazi kacu gusa, n'andi makuru kuyakora twaba tuyaretse, ariko abana b'u Rwanda mukabanza mukaba updated, mukamenya ngo ese nzajya kwiga iri shami, ese bamaye iri ishami ntashaka narihinduza gute, ese bamaye ikigo ntashaka nagihinduza gute. Ibyo nibyo tuzajya tubafasha. Ndagushimiye rero wowe tubanye, jya hasi muri comment uvuge igitekerezo cyawe. Nimba kandi utakanze subscribe uhakande kugira ngo n'umuyoboro utaza kugucika, utaza kuzimira muri telefone yawe ntuwongere kuwubona kandi ari uw'ingirakamaro. Murakoze mwe twabanye, ciao ciao.